بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ishimwe n'ikuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare ku ntumwa yacu Muhammad no ku bantu be n'abasanyanyendo be n'ababakurikiye n'abazakomeza kubakurikira mu kugera neza kugera ku munsi w'imperuka. Inshuti bavandimwe mukurikira ikiganiro, mbanje kubasuhuza mu ndamutso yacu hano ku isi n'indamutso yacu ku munsi w'imperuka, ngira nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuma y'iyo ndamutso nziza, mu by'ukuri uru ni uruhererekane rw'inyigisho z'idini zirebana cyane cyane n'imyizerere ya Kiislamu, ishaka kuvuga iyobokamana rishingiye ku kwemera Imana no kwemera abamarayika no kwemera ibitabo no kwemera intumwa no kwemera umunsi w'imperuka no kwemera igeno ku kibi n'ikiza byose ari igeno ry'Imana, n'izindi nyigisho zose zirebana n'ubumenyi bwihishe twamenye kubera ko ari Imana yabutugejejeho mu gitabo cyayo gitagatifu, cyangwa se twamenye bitewe nuko twabubwiwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubumenyi rero bugendana n'imyizere cyangwa se iyobokamana niwo musingi remezo w'idini w'Islam, kuko ni dini ishingiro ryayo ni imyizerere. Iyo imyizerere itunganye n'ibindi bikorwa byose umuntu akora biremerwa kandi bikakirwa bigatungana, ariko iyo imyizerere idatunganye birasobanuka ko n'ubundi busanzwe n'ikindi cyose umuntu yakora ntabwo gishobora kwemerwa igihe imyizerere idatunganye. Ni muri urwo rwego umurimo w'intumwa zose n'abahanuzi, mbere y'ibindi byose, intumwa ubutumwa bukomeye zaje zizanye ni ukunoza cyangwa se gutunganya imyizerere y'abantu, babaganisha ku kwemera Imana no kuyiharira amasengesho yonyine, nta kindi bayibangikanyije nayo mu kuyisenga. Ubwo nibwo butumwa bwose bw'intumwa n'abahanuzi zose, kuva kuwa mbere Nuh alayhi salam no kugera ku basozereje. Imana muri Qur'an iravuga ku kijyana n'imyizerere cyane yuko abantu bagomba kumenya Imana yonyine bakayiharira amasengesho nk'ubutumwa bw'intumwa z'Imana zose. Imana iravuga iti walaqad arsalna nuhan ila qaumi, twohereje Nowa ku bantu be, arababwira ati bantu banjye musenge Imana mugaragira Imana, nta yindi Imana nabamenyeye itari imwe rukumbi, Imana imwe rukumbi yaremye isi ikarema ijuru. Nanone Imana ikavuga iti wa ila adin akhahum huda, no kuri Ad Imana yaboherejemo intumwa yayo Hud alayhi salam, nayo igenda yunga muryo Nowa yabwiye abantu be, ababwira ati bantu banjye musenge Imana imwe rukumbi, muyiharira amasengesho, ntimugire ikindi muyibangikanya nayo, kuko nta yindi nabamenye itari yo yonyine ifite ububasha. Wa ila Thamud akhahum Salih, no kwa Thamud Imana yoherejemo umuvandimwe wabo Salih, nawe yunga muri izindi ntumwa zaje zibwira abantu bazo, naryo nta rindi, ni ukuvuga ko nta yindi Imana abantu bagomba gusenga cyangwa se kugaragira uretse Imana imwe rukumbi yo yonyine. Bityo iyobokamana rya Kiislamu cyangwa se kugarura abantu kuguharira Imana amasengesho nibwo butumwa fatizo bw'intumwa zose n'abahanuzi. N'ubu butumwa nibwo intumwa y'Imana yasohoje mu ntangiro z'ibwiriza butumwa ryayo, igihe cyose yamaze Maka mu gihe cy'imyaka 13. Nta kindi yigishaga abantu uretse kunoza imyizerere yabo no kunoza imyemerere yabo, ibaganisha kukumva ko amasengesho yose bagomba kuyakora kubera Uwiteka subhanahu wa ta'ala, hanyuma bakareka kumubangikanya n'ikindi cyari cyo cyose. No kubera iryo bwiriza butumwa
intumwa zagiye zihura n'ibibazo bitandukanye by'abantu zoherejwemo, abazirwanyaga kubera ko batashakaga izo mpinduka zo kuvana abantu mu gusenga ibigirwamana no kubaganisha mu gusenga Imana yabaremye ikarema na byose biriho biboneka. Habaye ikibazo hagati y'intumwa n'abahanuzi zose, ariko intumwa n'abahanuzi zakomeje gukora uwo murimo. Niyo mpamvu rero amasomo arebana n'iyobokamana n'imyizerere mu kugira ngo abantu bagire imyizerere mizima myiza ku Mana na amasomo yibanze mu idini y'Uislamu. Ariko ya masomo rero mbere yuko tuzayatanga, twifuje ko twabanza mu by'ukuri kubanza tugategura imitima y'abantu, tugatunganya imitima y'abantu, cyane cyane ko amasomo yari yo yose imitima itayakiriye n'ubundi amasomo ashobora kuba nta mumaro wari uyategerejwemo yatanga. Bityo nifuje mu ntangiro z'iri somo ry'iyobokamana ko twabanza tugategura imitima y'abantu, tugaragaza imitima y'abantu uruhare ifite mu by'ukuri mu gukiranuka kw'abantu, tukagaragaza n'icyafasha kugira ngo imitima y'abantu ikiranuke, inabohoke, isobanukirwe. Niyo mpamvu amasomo yibanze yangaya mbere yuko tuzinjira mu isomo nyirizina ry'imyizerere nayahariye abantu kugaruka inyuma, tugasubiza amaso inyuma, tukareba mu mitima yacu, tukareba mbese koko imitima yacu irakeye, mbese koko imitima yacu yiteguye kwakira inyigisho z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, yaba ari izigendana n'imyizerere, yaba ari izigendana n'amategeko y'Uislamu. Kuko imitima abantu batayisubiyeho ngo bayeze bayisukure, mu by'ukuri cyaba ari ikibazo gikomeye cyane cyatuma biba n'impamvu yo kutakirwa cyangwa se kutakira ibyo ibwirwa ndetse no kudashyira mu bikorwa iby'itegeko. Ijambo rero umutima ari ryo dushaka kwigishaho mbere y'aya masomo twateguye, tugaragaza agaciro k'umutima no kuweza. Umutima ni igice cy'inyama kiboneka mu mubiri wa mwene Adamu ahagana mu gituza ku ruhande rw'ibumoso. Uyu mutima Imana yawuvuzeho kenshi muri Qur'ani, ni ijambo rikoreshwa mu rurimi rw'icyarabu qalb, bisobanura umutima ubwinshi, bikaba ari qulub mu bwinshi. Iri jambo iyo usomye henshi muri Qur'ani mu by'ukuri urisangamo, ndetse wasoma no mu mvugo nyinshi z'intumwa y'Imana ukarisangamo. Cyane cyane Imana igaragaza abantu beza abari bo, nanone igaragaza abantu bafite ibibazo by'imitima, ndetse n'intumwa y'Imana ikagaragaza ko ugukiranuka ko abantu gushingiye ku kweza imitima yabo. Imitima rero ni ngombwa ko yigishwa, abantu bagasobanukirwa, ndetse na buri muntu akimenya uko ahagaze, ko buri muntu niwe wakwimenya kurusha uko abandi bamumenya. Nibi ni ngombwa cyane kubera impamvu zigiye zikurikira. Iyo umutima utunganye bituma n'umubiri utungana, hashingiwe ku ijambo ry'Imana, ku ijambo ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ryaturutse kwa Nu'man ibn Bashir, aho mu mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyuma intumwa y'Imana yagize iti: ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Intumwa y'Imana muri iyi mvugo yaravuze iti musobanukirwe, mu by'ukuri mu mubiri w'umuntu harimo igice cy'inyama, iyo gitunganye umubiri wose uratungana, icyo gice nanone cyakononekara umubiri wose ukaba nta gaciro ufite, n'umubiri wose ukononekara, kubera ko ikiwuhatse n'ikiwugize kiba atari kizima. Iyo nyama nta yindi musobanukirwe ni umutima, ni intumwa y'Imana ashaka kuvuga. Nanone umutima niho Imana ireba ishaka kwakira ibikorwa by'abantu. Amasengesho agiye atandukanye Imana iyakira ishingiye ku kureba ibyo abantu bari bagambiriye mu mitima yabo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti: inna Allah la yanzuru ila suwarikum, mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala ntareba amashusho yanyu, wala ila ajsadikum, nta nubwo Allah subhanahu wa ta'ala areba imibiri yanyu nuko mumeze, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ariko Allah icyo areba ni imitima yanyu n'ubukiranutsi bwanyu buri mu mitima n'ibikorwa mukora. Mu mutima niho haturuka ukuganduka no gutinya Imana subhanahu wa ta'ala. Nibi ngibi bishimangirwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ndende aho yavuze iti al-muslim akhul muslim, umuislamu numuvandimwe wundi, la yadhlimuhu, ntashobora kumuhuguza, wala yakhdhilhu, nta nubwo ashobora kumutererana, wala yahqiruhu, kandi nta nubwo ashobora kumusuzugura cyangwa se ngo musuzuguze. Bihasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim, birahagije ko umuntu yaba ari umuntu mubi atari umuntu mwiza kuba yasuzugura mugenzi we w'umuislamu. Intumwa y'Imana mu gusoza imvugo yaravuga iti attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalath. Intumwa y'Imana ikavuga igaragaza ku gituza cyayo igira iti ugutinya Imana kuri hano mu mutima, ugutinya Imana kuri hano, ugutinya Imana kuri hano, igaragaza ku mutima wayo inshuro 3. Ibyo birakwerekana ko gutinya Imana no kugandukira Imana mu by'ukuri bituruka ku mutima. Niyo umuntu akoze isengesho ridaturutse ku mutima we mu by'ukuri, ntabwo Imana ishobora kwakira iryo sengesho rye, kuko Imana ntabwo yakira keretse icyo yakorewe nta yonyine ariyo yakerejwe. Amasengesho yose agomba gukorwa yerejwe Imana subhanahu wa ta'ala. Uretse rero ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkuko mumaze kubyumva yavuze imvugo nyinshi cyane zigaragaza agaciro k'umutima mu mubiri w'umuntu no mu kwemerwa kw'amasengesho y'umuntu, ariko nanone Qur'an ubwayo nk'umusingiremezo nk'icyambere gifatwa nk'isoko rikomeye ry'inyigisho n'amategeko y'Islamu, nayo yavuze henshi cyane ijambo umutima. Imana yagaragaje iryo jambo hamwe muri aho. Imana iravuga iti qulubu yawma ithin wajifa, ku munsi w'imperuka imitima imwe izaba ifite ikidodo, izaba ifite ubwoba kubera ibyiza bireba imbere yayo mu bihano by'Imana, mu bibazo bizaba biriho ku munsi w'imperuka. Aho Imana ikoresha ijambo qulub mu bwinshi imitima. Nanone Imana irongera iravuga iti ya ayha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Umunsi w'imperuka ni umunsi imitungo n'imbyaro bitazagira icyo bimarira ba nyirabyo keretse kuri ba bandi gusa bazagaruka imbere y'Uwiteka bafite imitima ikeye. Nanone Imana ikavuga ku bantu b'indyarya abo twita abanafiki. Imana ikavuga iti fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, mu mitima y'indyarya harimo uburwayi, hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akabongerera uburwayi hejuru uburwayi bwabo. Walahum adhabun alim, kandi bafite ibihano bibabaje bima kanu yakdhibun, kubyo bajyaga bahakanya mu mategeko y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Nanone Imana ikavuga iti kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ibyo sibyo, ahubwo impamvu ibatera ibyo bakora nuko imitima yabo yamaze gutwikirwa n'ibi bajyaga bakora bigomeka ku mategeko y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Izi zose cyangwa aya yose ni amagambo y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala dusanga muri Qur'ani avuga ku kibazo kijyana n'umutima. Mbese bigaragara ko ijambo umutima ari ijambo Imana yahaye umwanya urenze ku buryo Imana yarivuza hatari hamwe muri Qur'an. N'ahandi muri aho ngaho Imana iravuga kubemera Imana babandi bafite imico myiza, aho igira iti walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Aba abemera Imana nanone beza bateye ikirenge mu kirenge cy'aba bandi baharaniye Imana mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niba abandi bavuga bati nyagasani Imana uzatubabarira ibyaha byacu n'abavandimwe bacu badutanze kukwemera, badutanze kwemera. Ntuzatugenere gushyira mu mitima yacu urwango kuri ba bandi bembemere yacu, ko nyagasani Imana niwe nyiri imbabazi kandi nyiri impuhwe. Ni ukuvuga ko mu mico iranga abantu bemeye Imana bya nyakuri nuko nanone barangwa no gusabira bagenzi babo babanjirije kwemera. Naho muzajya mwumva abantu dukunda kumva bakerensa cyangwa se bavuga ibitari byo kubabanjirije abandi kwemera Imana, burya ni kigaragaza ko atari ikigo cyiza kiranga umuntu wemeye Imana akemera n'intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana we yashimagije mu bemera Imana niba abandi bavuga bati nyagasani Imana tubabarira ibyaha byacu, unababarire ba bandi badutanze kwemera mu nzira yawe, kandi ntuzashyire urwango mu mitima yacu kuri ba bandi bemeye imbere yacu. Izi rero ni imvugo zose za Allah subhanahu wa ta'ala zigaragaza agaciro k'umutima n'umwanya w'umutima mu mubiri w'umuntu. Iyo umaze kubona rero
uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ku mutima, hanyuma waza nanone ukareba aya imirongo myinshi ya Qur'an igaragaza ku kibazo cy'imitima. Nayo mpamvu intumwa y'Imana ko niyo ya mbere yasobanukiwe ibi byose, nayo mpamvu yajyaga yikinga ku Mana kugira ngo irinde ubukana bw'umutima. Imana irinde ubukana bw'umutima, kuko umutima iyo wamaze kunangira n'umutima iyo wamaze gukana, bityo kwakira icyo ari cyo cyose ntabwo byoroha. Intumwa y'Imana mu busabe bwayo bwa buri gihe yicaraga ivuga iti Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Nyagasani Imana nkwikinzeho ngo ndinde ubumenyi budafite umumaro, Nyagasani Imana kandi nkwikinzeho ngo ndinde umutima, kugira umutima udatinya. Imitima rero idatinya ni ya mitima idashobora kumenya ko yarengereye imbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, ndetse ntinamenye ko igomba kugaruka kwa Nyagasani kugira ngo yicuze icyo cyaha. Imitima idatinya ni ya yindi ibona iby'Imana yabujije ikumva ntacyo bitwaye iramutse nyiri uwo mutima yituye muri icyo cyaha. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri kugira ngo atunganye imitima yacu, kuko niwe uyeza kandi niwe uyiyobora. Imitima rero iyi ngiyi ivugwa, abahanga bayiciyemo ibice bitatu. Ibice by'imitima uko bigaragara, igice cya mbere ni umutima muzima, igice cya kabiri ni umutima urwaye, igice cya gatatu cy'umutima ni umutima wamaze gupfa. Umutima dushobora kuvuga ngo ni mayiti, naho nkuko tubona umuntu agira gutya igihe Imana yamugeneye kubaho ku isi kirangiye agapfa tukamwita mayiti. N'umuntu hari umuntu ushobora kugenda afite umutima ariko umutima we uri mu rwego rwo kuba ari mayiti, nta buzima. Duhereye ku mutima rero, igice cya mbere cy'umutima, abafite imitima mizima bariya nibo babandi Imana yavuze ko aribo bazakiranuka ku munsi w'imperuka, aho Imana yavuze muri Qur'an iti yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ni umunsi imitungo cyangwa imbyaro bitazagira icyo bimarira nyirabyo, keretse kuri babandi bazagaruka imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala bafite imitima ikiranutse, bafite imitima mizima. N'imitima mizima rero abahanga barayisesenguye bavuga ko umutima udashobora kuba muzima keretse iyo ubaye muzima udashobora kurangwamo icyambere, udashobora kurangwamo shirki, ibangikanya iryo ari ryo ryose. Kuko ibangikanya nkuko Imana irivuga muri Qur'an, nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaritwigishije, ni icyaha ndenga kamere, kuko ugwa muri iki cyaha ntabwo Imana izamubabarira, kandi n'umuntu uzibera mu muriro w'iteka ubuziraherezo. Imana muri Qur'an iravuga iti guhuguza, nkuko yabivuze ku rurimi rwa Luqman, aho Luqman yagiraga inama umwana we akamubwira ati ya bunayya la tushrik billah, mwana wanjye ntuzabangikanye Allah subhanahu wa ta'ala n'icyo ari cyo cyose, inna shirka la dhulmun azim, kuko kubangikanya ari cyo cyaha ari bwo mahugu yo mu rwego rwo hejuru. Kubangikanya rero niyo mahugu Imana yatwiremeye yonyine, ntabwo rero byaba bikwiye cyangwa se byaba bishamaje ko noneho mu gusenga Imana twayisengana n'ikindi cyari cyo cyose kitagize uruhare mu kubaho kwacu, kitafite uruhare mu mibereho yacu, ndetse nta nicyo cyadutwara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana niyo yihariye kurema, ni nayo ikwiye kwiharira amasengesho yonyine. Abantu amasengesho bakayaharira Imana yonyine. Nukuba ko icyambere mu biranga umutima muzima nukuba umutima nta shiriki, nta bangikanya riri muri uwo mutima iryo ari ryo ryose. Ibangikanya rishobora gukomoka no ku muntu yagira ikindi yiringira uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Kwiringira ukabona ko ibibazo byawe wenda bishobora kurangizwa n'ikindi cyangwa nundi utari Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu ntagire undi cyangwa se ikindi asenga cyangwa agaragira kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Ntagire undi cyangwa se ikindi yifashisha kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Ntagire undi cyangwa ikindi yishyira mu maboko kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo bigeze rero aho abantu bamwe na bamwe bumva ko ibibazo byabo byakemurwa n'abantu, abandi bakumva ko kugira ngo bamenye gahunda z'ubuzima bwabo bagomba kubikesha kujya kubaza abandi bagenzi babo, abandi ndetse batangiye kugira n'imyitwarire mibi, bakumva ko kugira ngo ibibazo byabo bikiranuke bumva ko bagomba no kujya mu bandi bantu kugira ngo babavugirize ingoma cyangwa se babasabire kugira ngo ibibazo byabo bikiranuke. Mu misingire remezo y'Ubuislamu, iyo umuntu yatekereje ko
hari ubundi buryo yasengerwamo cyangwa yasabirwamo bitandukanye n'uburyo twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uyu muntu aba yamaze kubangikanya Imana, kandi uyu muntu aba atarikira umuyisilamu. Kugira ngo abe umuyisilamu nuko agomba kongera gutanga ubundi buhamya bushya, agatanga ubuhamya bushya nk'uwinjira mu Isilamu bundi bushya. Kuyo utekereje ko ubusabe ushobora kwisabira wenyine, haba nyuma y'amasengesho yawe, haba nyuma mu gicuku byutse usaba Allah subhanahu wa ta'ala, haba ari ubusabe wasabirwa n'abayisilamu, haba ari ubusabe wasaba kubera ibikorwa byiza ukora, ukabona ibyo byose ko nta gaciro bifite, nta nakamaro bifite, ugahitamo kujya mu bavuza ingoma kugira ngo bagusabire, muvandimwe mu Islamu uba wamaze korama, uba wamaze kugera kure, kuba wamaze kugwa mu kirakaza Imana muri Qur'an iravuze iti innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar. Musobanukirwe ko mu byukuri wa wundi ubangikanya Imana n'ikindi kintu, uyu nguyu Imana yamaze kuziririza kuri we ijuru, kandi n'iherezo rye ni mu muriro, n'ababandi bahuguje imitima yabo ntabwo azabona ubatabara, ntabwo azabona ubatabara. Allah subhanahu wa ta'ala natagutabara mu buzima bwo kwisi, nta gutabara uva kwisi, ntazana gutabare ku munsi w'imperuka. Ese uratekereza ko ibyo bigirwa Mana cyangwa abo bandi wiringira kugira ngo bagufashe hari icyo bazagufasha ku munsi w'imperuka? Imana yarahakanye ko ababangikanya Mana batazagira ubarengera, batazagira n'uwo kubatabara. Icyo ni ikintu cya mbere rero kigaragaza umutima muzima. Umutima ntabwo witwa umutima muzima keretse yabaye umutima muzima utarangwamo na shirki yari yo yose. Niyo mpamvu ari icyaha abantu b'abayisilamu bagomba kugendera kure no kucyitwararika. Ni icyaha gihanagura ibikorwa umuntu aba yarakoze. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana yarayibwiye muri Qur'an iti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, warahishuriwe yewe Muhammad nkuko abakubanjirije abaje mbere yawe mu ntumwa n'abahanuzi bahishuriwe. Wala in ashrakta, nuramu kubangikanyije Imana n'ikindi kintu, la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin, ibikorwa wakoze byose bizabimfawusa kandi uzamwanya gihombo. Niba intumwa y'Imana yarayibwiraga kuriya ko ibikorwa byose yakoze byaba imfabusa kubera shirk, byagenda gute ku bantu tudafite icyari cyo cyose tujyanyije n'ibikorwa byacu n'ibikorwa by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni ukuvuga ko rero kubangikanya ni icyaha Imana itababarira, kandi iki kicara gisubirwamo n'abantu bagomba kubimenya. Imana muri Qur'an iravuga iti inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ntashobora kubabarira umubangikanya n'ikindi cyari cyo cyose, ariko ashobora kubabarira ibindi byaha kubashatse. Nukuba ko icyaha kirebana n'ibangikanya ntabwo Imana ikingiki ikibabarira. Nitugera mu masomo yacu nyirizina anoza imyizerere, anoza iyobokamana rya Kiislamu, iki kintu tuzongera kukigarukaho tunagitsindagire, kuko mu byukuri umuntu urangwa na shirk aba aranzwe n'ikintu kimwe gishobora gutuma umutima utaba muzima na gato na gato. Nubwo ko umutima muzima ntabwo urangwa na shirki. Icya kabiri, umutima muzima ntabwo urangwa n'ibikorwa by'ibyaduka mu idini, ibintu byitwa bid'ah, ibintu bya bid'ah. Umuntu agomba kugendera ku idini ashingiye ku gitabo cy'Imana, ashingiye no ku byo twasigiwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Icyo tutabona muri Qur'ani ntitukibone mu migire n'imigenzereze y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntitukibone mu myitwarire yabeza muri masanyanyendo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu muntu abona ko yakiranuka te mu gihe we mu buzima bwe bw'idini aba hari umuntu gusa ugendera ku byaduka, ibyaduka mu masengesho, mu mikorere, mu myitwarire no mu buzima bwe bwose bwa buri munsi, ugasanga ni ibintu by'ibyaduka bimuranga. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti muri hadithi yaturutse ku Aisha radhiallahu anha, aravuga ati man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Umuntu uzazana mu idini, muri iyi dini y'Uislamu ikitayirangwamo, iki ngiki kizajya kimugarukaho. Ni ukuvuga ko idini y'Uislamu ibiranga byose tubisanga mu gitabo cy'Imana gitagatifu Qur'an, tukabisanga no mu migire n'imigenzereze y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunan ntagatifu. Hanyuma nanone ukabisanga mu migire n'imigenzereze ya khulafa rashidin, bari abantu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko uwari we wese twareberaho masanyanyendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugomba kuyoboka.
ukuvuga ko rero icya kabiri kiranga umutima udafite ikibazo ni ukugendera kure ibintu by'ibyaduka, kuko ibyaduka nta handi biganisha ni mu ubuyobe nta handi buganisha ni mu wa jahannam. Nyagasani aturinde ibyaduka, turinde n'umuriro wa jahannam. Icya gatatu, umuntu ufite umutima muzima ntabwo arangwa n'irari, ko babandi baranzwe n'irari mu by'ukuri ni babandi bakurikira irari ry'imitima yabo, iby'imitima yabo bategeka akaba ari byo bakurikira. Abangaba ku munsi w'imperuka nanone bazahura n'ibibazo. Abazakiranuka ni babandi batinya Nyagasani subhanahu wa ta'ala, kandi imitima yabo bakayifata, bakayiboha, bakayizirika, bakayibuza kugendera ku byishaka binyuranyije nuko Imana ishaka. Imana muri Qur'an avuga iti wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, naho wa wundi watinya Nyagasani we akabuza n'umutima we kugenda ku bintu by'irari ryawo. Icyo umutima ushaka nicyo ushaka kuwa. Ibi bintu ntabwo byashoboka. Nuko ko umutima wawe ugomba kuboha no kurwanya ku buryo icyo ushaka niba gitandukanye n'icyo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse, n'icyo twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugomba kwizera neza ko umutima wawe uganjije ku buryo udashobora kugukura ku mbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Icyo ni icya gatatu kiranga abafite imitima mizima. Ukuvuga ko mu biranga umutima muzima ni kutarangwa na shirk, kutarangwa n'ibintu by'ibyaduka na bida, kutarangwa no kugendera ku irari ry'umutima. Hanyuma umuntu ntawe umuntu indindagizi, umuntu akicara ku Imana muri Qur'an yabujije abantu kuba mu bantu barindagiye. Umuntu akarindagira mpaka akibagirwa igihe cy'amasengesho, akibagirwa icyo agomba gukora n'isaha agomba kugikorera. Iki gihe uyu muntu aba arindindagize. Hanyuma nanone ntabwo ari umuntu urangwa no kwishimisha ku mubiri we mu buryo ashaka, kabone nubwo byaba bitandukanye n'uburyo Imana yagennye cyangwa se n'uburyo Imana yategetse. Abantu rero bafite ibi bigwi uko ari bitanu mu by'ukuri nibo bafite imitima mizima. Abantu rero bagombye kureba, bagasubira ku mitima yabo, bakareba niba imitima yabo itarangwa n'ibi bintu, kugira ngo bazabarwe ku munsi w'imperuka muri babandi bari bafite imitima mizima. Hanyuma rero noneho igice cya kabiri cy'imitima n'abafite imitima irwaye. Umutima urarwara, ukagira indwara z'ishyari, indwara z'ubwibone, indwara z'uburyarya, indwara z'ubutiriganya. Nibi ngibi biranga cyane cyane abantu b'indyarya. Nabi Imana yavuze iti fi qulubihim marad, mu mitima yabo harimo uburwayi. Fazadahumullahu marada, Allah subhanahu wa ta'ala nawe abongerera uburwayi. Walahum adhabun alim, kandi bafite ibihano bibabaje kubera ibyo bajyaga bahakanya mu mategeko y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ubu burwayi rero ni kimwe n'uburwayi bwose, ndetse ko ari uburwayi bwo mu mutima butagaragara, ariko imyitwarire y'umuntu ihita ibugaragaza. Niba umuntu ari umuntu w'ubwibone, kubera ubwo burwayi buri mu mutima we, ubwibone uhita ubibona inyuma kubera imyitwarire kuri bagenzi be, kubera imikoranire na bagenzi be. Ariko mu by'ukuri uburwayi aho bwashegeshe naho bwamunze ari mu mutima we. Hanyuma uburwayi bw'ishyari nabwo icyicaro cyabwo ni mu mutima, ariko mu by'ukuri bukagaragara nanone ku mubiri we inyuma. Ubu burwayi bushobora gukura bitewe nuko umuntu akomeza kwinjiza muri ubwo burwayi no kubutsimbararamo, ariko nanone ubu burwayi bushobora kugabanyuka cyangwa se bugakira iyo umuntu akurikije inama n'uburyo runaka kugira ngo ashobore kuva mu gice iki ngiki cy'uburwayi azamuke agere mu gice cy'abafite imitima mizima. Birashoboka. Abafite rero imitima yuzuye ibibazo, indwara z'ishyari, indwara z'ubwibone, indwara z'ubwirasi, indwara zigiye zitandukanye, ni ngombwa ko bagaruka ku murongo. Hari imiti myinshi cyane itangwa n'idini, nk'abantu kubahiriza amategeko y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, kwicara mu byicaro bya ilmu, gukora dhikri, gusoma Qur'an, n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu bituma mu by'ukuri umugesi uri ku mutima uvaho, n'uburwayi buri ku mutima bugenda burangira bugakira, umuntu akajya mu rwego rwa mbere. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti inna hadhihi alquluba tasda kama yasta'u alhadid. Mu by'ukuri imitima abantu bafite mu bituza byabo nayitora imigese nkuko ibyuma bitora imigese. Abasanyanyano baramaza bati
ese niba imitima ibyuma bitora imigese bakabityaza ntumwa y'Imana, imitima ityazo ry'imitima ryo ni irihe? Intumwa y'Imana avuga iti dhikrullahi wa qira'atul Qur'an, gukora dhikri no gusoma Qur'an. Ibi ngibi bifasha mu by'ukuri umutima gukira uburwayi bwawo, hanyuma ukazamuka ukajya mu rwego rwa mbere, ari rwo rwego rw'imitima mizima. Hanyuma urwego rwa gatatu rw'imitima ni umutima uba warapfuye. Umutima uba warapfuye kubera ko mu by'ukuri wananiwe kuba mu gice cya mbere kiriya cy'abantu bafite imitima mizima itarangwa na bya bindi bitanu twavuze bituma imitima itaba mizima. Hanyuma umutima ugera ku rwego rwo kurwara, umuntu ntiyamenye ko umutima urwaye, ntiyanareba imyifatire ye, bityo umutima uragenda ukagera ku rwego rwo gupfa. Iyo umuntu rero umutima we wapfuye, ibi ngibi bifite inkurikizi nyinshi cyane ku buzima bwe no mu masengesho ye, ko nta nicyo ashobora gukora mu by'ukuri. Urumva aba yararenze n'urugero n'igipimo cyo kurwara mpaka akageraho umutima we ubarwa mu mitima y'imipfu. Uyu nguyu n'ubusabe bwe yasaba ntabwo bwakirwa, ubusabe ntabwo bwakirwa. Mu mvugo yaturutse kwa Ibrahim bin Adhum, aho yanyuze mu isoko rya Basra, abantu baramubajije bati kuki dusigaye dusaba ariko ubusabe bwacu ntibwakirwe? Arabwira ati impamvu ubusabe bwanyu ntibwakirwe nuko imitima yanyu yapfuye ku bintu 10. Imitima yanyu yarapfuye, ntabwo ari mizima, yavuye kuri gahunda yo kubaha Imana subhanahu wa ta'ala. Muri ibyo ngibyo yababwiyemo icyambere, arabwira ati icyambere arafutumullaha falam ta'uddu haqqahu, nuko mwamenye Allah subhanahu wa ta'ala ariko ntimwuzuze ukuri kwe. Muzi neza ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we wabaremye, muzi ko kubaho kwanyu biri mu maboko ye, muzi ko ubuzima bwanyu bw'impera buzaburi mu maboko ye, muzi ko ibyo mufite byose ari ingabire z'Uwiteka. Ariko kuba abenshi mu bantu badashobora kumenya ko Allah subhanahu wa ta'ala yabatonesheje, akabaha ingabire zihambaye, akabaha inema zitandukanye, ku buryo n'abantu bihaye kubarura ingabire z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala badashobora kuzirangiza, nkuko Imana ivuga iti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Buri muntu umwe ku giti cye yihaye kubarura ingabire Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye, ntabwo yazirangiza. Zaba ari ingabire z'ubuzima, zaba ari ingabire z'imitungo, zaba ari ingabire z'urubyaro, zaba ari ingabire z'umutekano, zaba ari ingabire izo arizo zose. Abantu rero nyuma yo kumenya izi ngabire na nyuma yo kuziha agaciro, nta kindi byagombye kubyara uretse kubaha Imana no kwiha agaciro kayo. Kandi abantu igihe batazaha Imana agaciro kayo ngo bayigaragire nk'uko yabibategetse, mu by'ukuri ibingibi nta handi biganisha uretse gupfa kw'imitima yabo. Icya kabiri mu bituma imitima y'abantu yarapfuye bityo banasaba ubusabe bwabo ntibwakirwe, nuko abantu bavuze ngo dukunda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko barangiza bakareka sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nta kuntu bishobora gusobanuka uko umuntu avuga ngo akunda intumwa y'Imana ariko ntihagire n'ikintu na kimwe gishobora kugaragaza ko akunda intumwa y'Imana. Haba ari imyitwarire ye ku mategeko y'Imana, amasengesho y'itegeko, amasengesho y'umugereka, umuco we umuranga mu kazi, umuco umuranga hagati y'abagenzi be, imyitwarire ye, hanyuma n'ishusho rusange ikwiriye umuyisilamu dukesha cyangwa se dukura ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wareba umuntu uvuga ngo akunda intumwa y'Imana, ukibaza icyo yabakora mu byakozwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntukibone. Ese uyu muntu ntabwo abarwa muri babandi bamara gusari iswala zabo uko yasara uko ariko kose, agahita asohoka mu musigiti yirukanka nkaho hari ikintu yashyize hanze y'umusigiti. Aba bantu si babandi bafunga ukwezi kwa Ramadani gusa, ariko ukaba udashobora kubona wenda yavuga ati reka mfunge ku munsi wa mbere, nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikunda gufunga ku munsi wa mbere no kuwa kane, igafunga beza, igafunga sita mishawal, igafunga n'indi minsi gutyo mu rwego rwo kwegereza Imana subhanahu wa ta'ala. Mu migereka, mu masengesho y'imigereka ntabwo ugaragara, mu bifungo by'imigereka ntabwo ugaragara, mu guha agaciro Qur'an ntabwo ugaragara, mu myitwarire yawe ya buri munsi, mu bigendana mu mico y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nta na kimwe kikugaragaza. Umuntu yavuga ko ukunda intumwa y'Imana ashingiye kuki? Nta nubwo abantu bazakunda Imana batabanje gukurikiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana muri Qur'an yaravuze iti qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Bavuga uti babwira uti yewe Muhammad, mwebwe kuko niba muvuga ko mukunda Allah, mubanze munkurikire munkurikize. Gukurikira intumwa y'Imana no gukurikiza sunna z'intumwa y'Imana ni kimwe mu bigaragaza ko umuntu akunda Imana, kandi mu by'ukuri nkuko tuzabibona mu Uislamu ntabwo ushobora gukora ibikorwa utandukanye cyangwa se ugatandukanya n'uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoraga ibyo bikorwa byawe byakirwe. Ko mu Uislamu ibikorwa ibadi yari yose kugira ngo yakirwe bigomba kuba ifite ibice bibiri bikomeye. Igice cya mbere nuko icyo gikorwa ugomba kucyereza Allah subhanahu wa ta'ala, ukagikora nta kindi ushaka, si ukwigaragaza, ntabwo ari ishimwe ushaka, ntabwo ari icyari cyo cyose ushaka, uragikora kubera gushaka ibihembo ku Mana subhanahu wa ta'ala. Icyo ni igice cya mbere kigomba kuranga ibada yari yose umuyisilamu akora. Ibada ukayikora kubera gushaka ridha za Nyagasani subhanahu wa ta'ala, ukwishimirwa n'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Nyuma yuko icyo kintu kimara kugucengera mu mutima, icyo kintu kikaba kikurimo. Icya kabiri nuko ya ibada urimo gukora ugomba kuyikora utera ikirenge mu kirenge cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukayikora nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoraga ibada. Ku kibazo cy'iswala intumwa y'Imana yaravuze iti sallu kama ra'aytumuni usalli, muzasari nk'uko mwambonye nsari. Ku kibazo cya hijja intumwa y'Imana yaravuze iti khudhu anni manasikakum, iwanjye murebe uburyo bakora ibada ya hijja, uburyo bakora amasengesho y'umutambagiro mutagatifu. No kubindi byose kubijyana no gusiba, kubijyana ni icyari cyo cyose, kubijyana no kwisukura, ni ukuvuga ko nta kintu ushobora gukora bitandukanye nuko intumwa y'Imana yagikoze kubijyana n'isengesho, gusengesho rya uvuge ko ari ryo. Kuvuga rero ngo umuntu akunda intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi areka sunna z'intumwa y'Imana, uyu muntu mu by'ukuri nta buzima bafite, n'umutima we warapfuye. Bityo nta kintu na kimwe yakora ngo Nyagasana cyakire, kubera ko aba yaretse gukurikiza no gukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byakora. Icya gatatu nuko abantu basoma Qur'ani, ariko mu by'ukuri wareba abantu basoma Qur'ani ukibaza ise Qur'ani iri ku gasozi nabo bari ku kandi. Ni ukuvuga ko nta kiranga nta n'ikigaragaza mu bikorwa byabo bya buri munsi, imvugo zabo za buri munsi, koko ko ari abantu basoma Qur'ani. Byagenda gute umuntu usoma Qur'ani utarangwa n'umuco wa Qur'ani? Haba ari mu kubahiriza amategeko y'Uwiteka amasengesho, haba ari mu kwitwararika iby'Imana yabujije, haba ari mu kurangwa n'imico mibi n'ingeso mbi. Ni ukuvuga ko Qur'an ibyitegeka, niba usoma Qur'an koko byanyakuri wagombye gusoma Qur'an, ariko nanone ukagendera kuri Qur'an. Agaciro k'umuyisilamu nuko agendera kuri Qur'an, akagendera ku mategeko n'amahame remezo ari muri Qur'an. Iki tegeko kikaba ari itegeko, ikibuzwa kikaba ari ikibuzwa. Umuco niba ari mwiza uri muri Qur'an, umuntu akawuhagararaho ntawutezukeho, icyo nicyo kigaragaza ko umuntu mu by'ukuri ari umuntu wa Qur'an, kandi umuntu mu by'ukuri asoma Qur'an. Qur'an rero ni byiza kuyisoma, ni byiza no kuyumva, ariko nanone igikomeye nuko abantu bajya bareba ati Qur'an iravuga iki kugira ngo nyigendereho. Qur'an iransaba ko nabigenza gute mu kibazo iki ngiki mfite. Nubwo ko ukareba ikibazo cy'umuti w'ikibazo cyawe cyangwa se imyitwarire mu bibazo by'ubuzima bwawe byose, ukareba uko Imana ibigena mu gitabo cyayo gitagatifu Qur'an. Bitaba ibyo ukareba uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabyitwayemo muri sunna zayo ntagatifu, akaba ari aho ngaho ugendera nk'umuyisilamu. Mu byari byo byose muvandimwe mu Islam, mu byari byo byose mu buzima bwawe, mu masengesho yawe, mu bikorwa byawe, ibyari byo byose bitandukanye bya muntu, byaba ari ubucuruzi bwawe, byaba ari ingendo zawe, byaba ari kujya hateraniye n'abandi, byaba ari mu myambarire yawe, reba uko Qur'an ivuga, reba uko imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga. Naho nusoma Qur'an warangiza ntuyigendereho, nta handi biganisha uretse kugupfa k'umutima, kandi umutima wamara gupfa ibintu bikazakubera bibi. Icya kane nuko abantu bavuga ngo twemeye ijuru cyangwa se twizeye neza ko hari ijuru. Ijuru ni ukuri, ariko mu by'ukuri wareba umuntu uvuga ijuru wicara yivuga imyata asaba Imana ko izamuha ijuru, ugashakisha icyo akora kugira ngo Imana izamujyane mu ijuru ukagiheba. Iyo umuntu rero ashakisha ijuru cyangwa se akabazi neza ko ijuru ari ukuri, hanyuma wajya kubona ukabona nta kintu harimo gukora kijyana n'iryo juru, mu by'ukuri icyo ngicyo nta kindi kiba kigaragaza uretse ko umutima we warapfuye.
hanyuma mu bindi bituma imitima ipfa ni ukuvuga ngo umuriro ni ukuri. Umuntu akazi ko umuriro ari ukuri, iby'Imana ivuga ko umuriro ari ukuri, ko umuriro uzaba urimo kugurumana, ko uzaba urimo gutwika abantu, kugeza ubwo Qur'an yageze aho Imana ivuga muri Qur'an ivuga ku munsi w'imperuka no ku muriro uko bizaba bimeze iti yawma naqulu li jahannama hal imtala'at wa taqulu hal min mazid, ngo umunsi tuzabwira umuriro wa Jahannam tuti mbese umuriro wuzuye, umuriro wa Jahannam nawe usubiza uti mbese nyagasani hari inyongera, ndabona ngikeneye. Abagome, abitwaye nabi ku mategeko yawe, abononnye kwisi, na n'ubu ntabwo barahabwa barakanirwa urubakwiye mu muriro, ndacyakeneye. Ibyo byose ukaba warabisomye muri Qur'an, aya nyinshi cyane muri suratul Mulk, muri suratul Qaf n'izindi sura zose zivuga ku muriro, ndetse uzi na byinshi Imana intumwa y'Imana Muhammad sallam yavuze kubijyana n'umuriro, ukuntu abantu bazaba bariho, ukuntu bazaba barimo, ibyo bazaba barimo kunyweshwa mu muriro wa Jahannam, ibyo bazaba bambaye, ibyo bazaba basasiwe, ibyo bazaba biyoroshe, byose bikozwe mu muriro wa Jahannam. Byose ukaba ubizi kandi uvuga ko ari ukuri. Ariko umuntu yarangiza yareba mu myitwarire yawe icyo waba ukora kugira ngo wenda ugendere ku rumuro wa Jahannam ntikigaragare, burya biba bigaragaza ko nta kindi bigaragaza uretse ko umutima wawe uba warapfuye. Abantu rero niba tuvuga ko umuriro wa Jahannam ari ukuri, ni ngombwa ko umuntu akora ibyo ari byo byose bishoboka kugira ngo awugendere kure. Umuriro wa Jahannam ugomba kugendererwa kure. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko abantu bagomba kwitaza no kugenda ku umuriro wa Jahannam mu buryo bwari bwo bwose, kabone nubwo baba nta kindi bafite uretse gutanga akantu agace k'itende, ijuru naryo rigashakishwa mu buryo bwari bwo bwose. Ibyo ni bigaragaza abantu bafite imitima mizima, naho iyo bitabaye ibyo imitima iba yarapfuye. Ikindi mu bigaragaza ko imitima y'abantu iba yarapfuye nuko abantu twese twemera ko urupfu ari ukuri, ariko mu by'ukuri ukabona abantu barahamba amanywa n'umunsi, amanywa n'ijoro, bavandimwe bacu, ababyeyi bacu, inshuti zacu magara, bagenzi bacu dusangiye umurimo. Ibyo byose ugasanga biratunyura mu maso, turabaherekeza, tubasarira, tukabajyana ku marimbi, tukabuzaho igitaka tureba. Ariko mu by'ukuri washakisha isomo dukura muri ibyo, bamwe ukabona ni nkaho nta somo, bigasa nkaho nta cyabaye. Umuntu rero ubona urupfu akaba azi ko urupfu ari ukuri, kandi akaba nabona n'ingero zimubaho ndetse we bwe ku giti cye utanagiye kure, hanyuma warangiza ukabona imyitwarire ye idahinduka, burya birya nta kindi bugaragaza uretse ugupfa ku mutima. Umutima we uba warapfuye. Urupfu ni ntabwo ari ikintu cyo gukinisha, nubwo ubu nonaha umwanya abantu bafite n'ubuzima bafite ari umwanya wo gukora ibyo bagomba gukora kubera Imana subhanahu wa ta'ala, ariko bitegurira uyu munsi nkuko tuzabibona mu nyico zacu zizakurikira. Urupfu rugomba kwitegurwa bya nyabyo, ko n'urugendo rudafite nyuma yarwo urugendo, kubera ko urugendo rw'urupfu n'urugendo ahubwo rukomeza rujya, niba biba byoroshye n'ubundi bizakomeza koroha, niba bizaba bikomeye n'ubundi nyuma y'urupfu ibintu bizakomeza gukomerana kugera ku munsi w'imperuka. Abagaragarwaho rero yuko bahamba abantu babo, bagahamba inshuti zabo, abavandimwe babo, ariko bakanga bakanangira mu mico yabo, ukabona nta nicyo barimo gukora kugira ngo bitegure umunsi nabo urupfu ruzaba rwabageze nk'uko ruba rwageze ku babo. Mu by'ukuri burya nta kindi biriya bigaragaza uretse gupfa kw'imitima. Hanyuma nanone mu kigaragaza ko umuntu umutima we wapfuye, nuko usanga bamwe bahimbazwa bakanashishikazwa no kumenya ibitari byiza by'abagenzi babo. Runaka ameze atya, uzi ibyamubayeho, runaka byagenze gutya, ugasanga mbese nicyo kiguhimbaje, cyangwa se ubona imyitwarire ye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abantu rero nubona umuntu uhimbazwa no kumenya ibibi bya bagenzi be, ariko mu by'ukuri ataricara hasi ngo arebe we ibibi bye bingana iki, burya birya nabyo ntacyo bigaragaza uretse kugaragaza ko umuntu umutima we uba warapfuye. Hanyuma mu bindi byavuzwe n'uyu mumenyi ni ukuvuga ko abantu guhamba bagenzi babo barangiza ntibabafateho isomo,
ibyo byose ni bigaragaza ko imitima yabo iba yarapfuye. Ibi ni bimwe muri byinshi cyane byavuzwe n'abamenyi mu by'ukuri ku kibazo kijyana no gupfa kw'imitima. Imitima rero ifite ingaruka iyo yamaze gupfa yo kuba ubusabe bw'umuntu budashobora kwakirwa. Birakwiriye rero ko ku bantu bafite ubwenge bagombye gufata imitima yabo no kuyizirika no kuyitunganya no kuyeza kugira ngo mu by'ukuri imitima yabo ishobore kuba ari mizima, imitima yabo ishobore kuba ikiranutse, imitima yabo ari ishobora kugerwaho n'ijambo ry'Uwiteka cyangwa se inyigisho y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikayigirira umumaro. Ko bitabaye ibyo mu by'ukuri cyaba ari igihombo gikomeye, kubera ko no kweza iyi mitima ni inshingano ikomeye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahawe, nkuko bigaragara mu ijambo ry'Imana. Imana ivuga iti laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim. Imana mu by'ukuri yatonesheje abemera ubwo yaboherezagamo intumwa ibakomotsemo ikabasomera imirongo y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala, yarangiza ikanabeza wa yuzakkihim, ikabeza ikeza imitima yabo, ikanabigisha igitabo Qur'an, ikanabigisha sunna zayo, sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandi mu by'ukuri bari abantu bari mu buyobe bwa kure cyane bugaragara, ubuyobe bugaragara. Nuko ko mu nshingano zikomeye z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tazkiyati nufus, kweza imitima y'abantu. Nanone niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga ikunda gusaba mu busabe bwayo igira iti Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nyagasani Imana, umutima wanjye ugutinya kwawo cyangwa se kuganduka kwawo unaweze, kuko nta wundi waweze uretse wowe, niwo ugenga kandi niwo mutware wawo. Ni ukuvuga ko rero ukwera k'umutima ni impamvu ikomeye cyane ituma umuntu akiranuka, ituma umuntu ayoboka, atuma umuntu yitabira ibikorwa bya Allah subhanahu wa ta'ala no gushyira mu bikorwa gahunda z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. N'Imana nanone muri Qur'an yashimagije ba bandi beza imitima yabo, hanyuma inagaya cyane ba bandi bafata imitima yabo bakayitwikiriza ibyaha no kugomera Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Muri surati Shams, isura Imana yatangiye irahira ku bintu bigera nko kuri 7. Tekereza ubusanzwe iyo umuntu arahiye ku kintu kimwe, ukarahira ku kintu kimwe, biba bigaragaza uburemere bw'icyo ugiye kurahirira. Hano rero ntabwo Imana yarahiriye ku kintu kimwe, yarahiriye ku bintu 7: washamsi waduhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Ibyo bintu uko ari 7 byose Imana yarahiriragaho, irangije iravuga iti igeze kuri wa nafsin wa masawaha qad aflaha man zakkaha. Yaratsinze, yarakiranutse wa wundi uzeza umutima we, wa wundi uzeza nafsi ye. Uyu nguyu niwe muntu wakiranutse kubera ko yejeje nafsi, yarayitunganyije. Ariko umutima utarakiranuka ntabwo ushobora gukiranuka. Yarakiranutse, yejeje roho ye kubera ko yakoze ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamutegekaga bijyana n'amategeko, agendera kure ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yamubujije mu birebana no kurekwa, bityo arangwa n'imico n'imigire Allah subhanahu wa ta'ala yamutegetse. Umuntu nk'uyu nguyu yarakiranuka, n'umutima we urabohoka, n'umutima we urera. Hanyuma Imana nayo ku rundi ruhande wa qad khaba man dassaha, yarahombye kandi wa wundi watwikirije roho ye kugomera Imana subhanahu wa ta'ala, agatwikiriza roho ye amakosa. Ni ukuvuga ko hari itandukaniro ry'umuntu weza roho n'umuntu utwikiriza roho ye ibyaha n'amakosa. Abejeje roho yabo nibo batsinze, nabo bakiranutse, naho babandi bazitwikirije roho zabo cyangwa se imitima yabo n'amakosa, abangaba nibo bamaze guhomba, nkuko bishimangirwa n'iri jambo ry'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ibi byose rero ni amasomo arebana n'ikibazo kijyana n'imitima, kandi mu by'ukuri abantu bafite impamvu ikomeye cyane yo kuba basubira inyuma bakagenzura bakareba mu mitima yabo, no kubera ko Imana ntabwo mu by'ukuri ishobora gufasha umuntu mu migambi ye, cyangwa se igihe nawe umutima we ari umutima
w'ububi, ari umutima w'ubugizi bwa nabi, umutima we udatunganye. Ni byiza rero ko abantu mu by'ukuri twasubira ku mitima yacu tukagerageza kuyeza, tukagerageza kuyitunganya, tukagerageza kurwana nayo no kuyiganisha ku murongo Imana ishaka no ku murongo twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kugira ngo mu by'ukuri umuntu ashobore kuba ari umuntu w'umukiranutsi. Biriya byose mureba bigendana n'imyitwarire y'abantu, abantu benshi biterwa no kononekara kw'imitima yabo, n'uburwayi bw'imitima yabo, cyangwa se no gupfa kw'imitima yabo. Kandi icyo ngira ngo mvuge nanone abantu none bakimenye nuko amasengesho ari ukwinshi. Hari amasengesho akorwa n'umutima, ayo masengesho n'amasengesho ahanitse cyane, hakaba n'amasengesho akorwa n'umubiri, hakaba n'amasengesho akorwa n'ururimi. Abantu benshi rero batekereza ko wenda gukora amasengesho agaragara ku mubiri bihagije cyane kuba uri umukiranutsi, cyane cyane iyo abantu ntibiyumvishe n'agaciro k'amasengesho yo mu mutima. Aya masengesho mu mutima ni amasengesho abantu bagombye guha agaciro kayo, cyane cyane ko nta wundi uyabona, nta muntu umenya ko uri mwiza, uretse ko n'abantu bamenya ko uri mwiza bitewe n'imyitwarire yawe, nanone bituruka mu mutima wawe. Niba ufite kibri, ubwibone buba buri mu mutima wawe, ariko byarangiza bikagaragarira nanone ku myitwarire yawe kuri bagenzi bawe mu mubana buri munsi, kibri iranga ikagaragara. Nanone niba ufite ishyari riba riri mu mutima, ariko nanone rikaza rikagaragara mu myitwarire yawe ya buri munsi kuri bagenzi bawe ufite ishyari. Nanone niba ufite inzangano, bityo kuba rero umuntu yaza agakora amasengesho yanga yakorwa n'umubiri, ariko mu by'ukuri umutima we uhinda umuriro kubera wenda imibereho myiza y'abagenzi be, cyangwa se kubera ko abasuzuguye abona barenze, cyangwa se kubera ibi bintu nta kintu bishobora kumugezaho. Mbere yuko abantu bita ku masengesho akorwa n'umubiri, nasabaga ko rwose abantu babanza nanone tukita ku masengesho y'umutima, abantu bakeza imitima yabo, kuko imitima ikiranutse n'ibindi byose bizakiranuka. Abantu bagahana agaciro, abantu bakubahana, abantu bakababarirana, abantu bakoroherana. Ibyo byose ni ibintu bituruka ku mutima. Imitima y'abantu niyo yicisha bugufi munsi y'amategeko y'Uwiteka, n'ibindi byose bizashoboka. Ni isomo twari twatangiriyeho tureba ku kibazo cy'imitima, ariko mu by'ukuri no ku kibazo kijyana no gutungana ku mitima hari inyigisho runaka tuzakurikizaho zirebana n'ibintu byafasha umuntu mu kwera k'umutima we, cyangwa se mu gutungana k'umutima we. Niba umutima we wari muzima ukarushaho kuba muzima, niba umutima we wari urwaye ukava mu cyiciro cyo kurwara ukajya mu cyiciro cyo kuba muzima, niba umutima we warapfuye biranashoboka ko umuti umubanye mwinshi ujyanye n'inyigisho nanone, cyangwa se n'ibi bikorwa abantu bakora kugira ngo imitima ibe mizima, umuntu bikamujyamo mbere yuko hataragerwaho n'urupfu, birashoboka ko nanone umutima we wazanzamuka ku bubasha bw'Imana. Hari ibikorwa rero runaka mu by'ukuri tuzagenda tureberaho bishobora gufasha umuntu mu by'ukuri kuzanzamuka k'umutima we no gutunganya k'umutima we, ibintu bishobora gufasha mu kwera kw'imitima y'abantu. Muri ibyo ngibyo mu buryo butarambuye cyane ko tuzarambura ikiganiro mu masomo yacu azakurikira, mu byafasha umuntu mu by'ukuri kwera ku mutima, icya mbere ni ubumenyi bufite umumaro. Icya kabiri ni ugukora ibikorwa bitunganye, Icya gatatu ni umuntu kwicara hasi akibarira ibikorwa akora, niba ari ibikorwa byiza agakomeza, niba ari ibikorwa byiza agahagararira aho ngaho. Hanyuma icya kane ni abantu kurwanya imitima yabo bayiganisha ku gukora gusa ibigenwa n'amategeko y'Imana mu gitabo cyayo, cyangwa se mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma icya gatanu mu byafasha umuntu ukiranuka cyangwa se kwera k'umutima we ni ugufata isomo ku rupfu. Hanyuma icya gatandatu mu byo tuzareba ni ukwicarana n'abantu beza. Ni ibintu bigera kuri bitandatu mu bintu runaka byafasha umuntu kwera k'umutima we. Uhere nko ku kibazo cy'ubumenyi. Ubumenyi ni ubumenyi bufasha umuntu kumenya uko
agaragira Uwiteka subhanahu wa ta'ala, uko yitwara mu buzima bwe bwa buri munsi. Ariko nanone ubumenyi kugira ngo bwite ubumenyi bugomba kuba ari ubumenyi bufite umumaro, kuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga ikunda gusaba mu busabe bwayo ivuga iti Allahumma inni a'udhu bika min al-ilmi la yanfa'. Nyagasani Imana nkwikinzeho ngo ndinde ubumenyi budafite umumaro. Ubumenyi budafite umumaro ntacyo buba bumaze. Umuntu agomba gusaba Imana subhanahu wa ta'ala ko yamuha ubumenyi bufite umumaro. Iki tuzakivugaho mu buryo burambuye tugaragaza ubumenyi mu Islamu, ibice by'ubumenyi ngombwa buri mu Islamu wese akeneye, kubera ko mu by'ukuri ntabwo ushobora kuba mu Islamu urinjije ku Islamu ngo ubyemererwe na gato, kubera ko hari ubumenyi bufatwa nkaho ari ubumenyi buri wese agomba kumenya. Nkuko gusari buri muntu wese agomba gusari, ni nako hari ubumenyi mu idini bw'Islamu buri muntu wese agomba kumenya. Nta numwe wababarirwa kubera ko atazi ubwo bumenyi. Ubumenyi bujyana no gusari, ubumenyi bujyana no gusiba, ubumenyi bujyana no kubana n'uwo mwashakanye, ibijyana n'ubutane, ibijyana na eda, ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu mu Islamu agomba kumenya, kubera ko ari byo abamo mu buzima bwa buri munsi. Ubwo babwita fardu ain. Hanyuma ibyo ngibyo tuzabirambura mu kiganiro cyacu kizakurikira. Naho ku cyozo kijyana n'ibikorwa, ibikorwa byo no gukora ibikorwa bitunganye uhereye ku bikorwa bitegekwa n'Imana, ku nkingi izingizi zigize Uislamu remezo, cyane cyane ku iswala, ku izaka, ku gisibo, ku mutambagiro n'ibindi bikorwa umuco. Ibi ni muri bya bikorwa aho Imana ivuga muri Qur'ani henshi ivuga iti innal ladhina amanu wa amilus salihat. Mu by'ukuri babandi bemeye bagakora n'ibikorwa bitunganye, abangaba nibo bazahembwa ibi, abangaba nibo bazabona ibi. Naho ku cyozo kijyana no kubarira umutima, umuntu umunyabwenge mu muntu wicara akareba icyo yakoze, yasanga yungutse cyangwa se ibyo yakoze ari byiza, akarushaho kongeramo izindi imbaraga kugira ngo azarusheho gukora neza. Yasanga ibyo yakoze atari byo, akagerageza kwisubiraho no kureka iyo myitwarire kugira ngo atagwa mu gihombo gikabije cyangwa se atagwa mu kuyoba gukabije. Nicyo kintu nanone mu biranga umuntu w'Umuislamu, kandi iki ni kimwe mu bintu bikomeye cyane byafasha umuntu kwera ku mutima we. Hanyuma kurwanya umutima mu jahadatu nafsi, ukawurwanya ukawuzirika ku buryo umutima wawe udashobora mu by'ukuri kurengera amategeko n'imbago z'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Hanyuma nkuko twabivuze mu ncamake mu masomo yabanje, cya gatanu ugafata isomo ku cyozo kijyana n'urupfu. Hanyuma icya gatandatu ukicarana n'abantu beza, abantu wicarana nabo igihe cyo gusenga cyo gusari cyagera, ntugire ikibazo cyo kutajya gusari kubera ko badashobora kwemera kwicara mu cyicaro bari barimo batagiye gusari. Umuntu wakora wavuga nk'ijambo ritari ryo ntibakwemerere kubera ko iteka wumva bakuvebye cyangwa se bakubwira ati iyo mvugo yawe siyo cyangwa iyo myitwarire siyo. Bityo kuba mu bintu nk'ibi ngibi, mu bice nk'ibi ngibi bitandatu tumaze kuvuga, byubaka umuntu ku buryo bukomeye kandi bikanamufasha kubaka ku mutima we cyangwa se gutungana ku mutima we. Ndasaba rero Allah subhanahu wa ta'ala kuri izi nyigisho ntangiriyeho mu rwego rwo gutegura ibiganiro by'inyigisho zirebana n'iyobokamana, ko Imana subhanahu wa ta'ala yabigira iby'umumaro kandi bikagirira umumaro cyane bariya babikurikirana banabyumva, ko Nyagasani niwe nyir'ubuntu kandi niwe nyir'imbabazi. Amahoro n'umugisha nibisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad n'abantu be n'abasanyanyendo be beza baharaniye idini. Ubwo tuzakomeza nanone mu yandi masomo dusobanura ibi bintu bitandatu tumaze kuvuga hano byeza umutima, mbaragiza Imana, no gukomeza gukurikirana ibindi biganiro. Naho butaha mwari kumwe na Gahutu Abdul Karim no wagezagaho ikiganiro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نعم نعم لكنني من غير أم وأبي، أهوى العلا وليس لي ما لن يقضي ربي. من يا ترى يضمني يمدني بناشبي، مولاي
وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا